Yezu azukana ikuzo. Ku munsi wa gatatu Yezu arazuka. Ku wa mbere w'isabato mu museso, marayika yahiritse ibuye rinini bari bakingishije imva, Yezu asohokamo abengerana ikuzo. Kuri iyi shusho Yezu aragaragara mu bubasha bw'ikuzo n'ishema by'umwami n'ubumana bye. Abarinzi bari bahawe itegeko ryo kurinda imva ye babuze aho barigitira hamwe n'imigambi yabo. Ahagana inyuma ya Yezu ubengerana ikuzo turahabona umuntu utinyutse kureba mu rumuri no kuramya. Ubu noneho umubyeyi Bikira Mariya ashobora kuramya Imana umwana we mu ikuzo ry'Imana Data. Inkuru nziza yanditswe na Yohani. Kuri uwo munsi wa mbere ku cyumweru nimugoroba, inzugi z'aho abigishwa bari bateraniye zari zikinze bitewe no gutinya Abayahudi. Nuko Yezu agira atya, araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, nimugire amahoro. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza n'urubavu rwe. Abigishwa babonye Nyagasani, ibyishimo birabasaba. Yezu wacu, mbega ukuntu ukuza kwawe munsi, ubuzima bwawe n'inyigisho zawe byari kuba imfabusa iyo utazuka nk'uko byari byaranditswe. Byose byari kuyoyoka nk'umwotsi nk'iby'abandi bantu bose b'ibirangirire babayeho, ariko ubu bakaba batakibukwa usibye mu mateka gusa. Ariko we Nyagasani Yezu warazutse koko, ni ukuri uri muzima. Imana yarakuzuye ikubohora ku ngoyi z'urupfu, kuko bitashobokaga ko ruguherana. Ububabare bwawe bwahindutsemo ubuzima bw'izuka. Urupfu ruratsindwa, urukundo ruratsinda, urwango n'ikibi biteshwa agaciro. Ingoma nshya y'urukundo n'ineza iratangiye. Urumuri rw'umutsindo wawe nirucengere kandi rwirukane imyijima yose mu mitima yacu, mu miryango yacu, muri Kiliziya no ku isi yose. Hose ntirangira indirimbo nshya, bose baririmbe Aleluya, kubera ko uriho kandi ukaba uganje. Imva nizikinguke, n'abapfuye kuri roho bazukira ubuzima bushya, kugira ngo woye kugira uhezwa mu rugendo rwa Pasika uturangajemo imbere. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajye udusabira turabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Durinda umuja Nyagasani, ibyo uvuze bengererweho. ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Nuko jambo yigira umuntu, Abana natwe, ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Mubyeyi mutagatifu Imana, urajye udusabira tubone guhabwa Yesu Kristo yadusezeranije. sabe Mana, turagusaba roho zashize inyuma kubera Byaba ibyaha Yesu umusaraba, uzabe kuzuka n'ikuzoma, twabaguye na marayika ku mwana wabigize umuntu, ibyo turasaba tukagerageza umwana wacu. turagushimira Yezu, turagushimira mubyeyi Mariya, kubera ko muduhaye kurangamira ububabare mwagize muhuje urukundo kugira ngo mucungure abantu. Tubashimiye ibyiza twazaniwe n'izuka, ubu tukaba tumenye ko ibibi bishobora guhindurwamo ibyiza. Turabashimira kuba ubu natwe
tumaze kumenya ko dushobora kongera kwegera abantu mu byishimo n'urukundo tukakira umuruho n'imibabaro yabo. Icyo tubisabira ni uko mwaduha ingabire yo kuba abahamya bizuka imbere y'abantu bose, icyaduha ngo bose bahinduke abantu b'umutima mwiza. Amen. Aleluya. Nyagasani tubabarire, Kristo tubabarire, Nyagasani tubabarire, Kristo twumve, Mana Data nyir'ijuru, Mana Mwana wakijije abantu, Mana Roho Mutagatifu, Utatu Mutagatifu Imana imwe, Yezu Mwami wuje ikuzo winjiye muri Yerusalemu uje kuzuriza umugambi wawe wo kuducungura, Yezu wapfukamye imbere y'Imana Data mu murimo wa Getsimani uhetse umuzigo w'ibyaha by'isi yose, Yezu wagize ubwoba bwinshi n'ishavu byatumye usamba ukabira ibyuya by'amaraso abari inshuti zawe bagutereranye, Yezu wagambaniwe n'umwe mu bigishwa bawe agutanze ku kiguzi cy'umucakara, Yezu waboshywe bakagukubita bakakujyana kwa Ana na Kayifa uboshye bakagucira urubanza rw'umunyabyaha utuka Imana, Yezu bajyanye kwa Pilato bakakurega bakugandisha rubanda no ku mwanzi w'ubutegetsi, Yezu bajyanye kwa Herodi akaguhindura urw'amenyo ageretseho no kukwambika imyenda ya cyami itukura, Yezu bagariye kwa Pilato akakugabiza abagome bagukubita iminyururu y'ibyuma umubiri wawe bakawushwanyaguza kugeza ubwo bakugize intere, Yezu batumurekura kugira ngo bakwicishe, Yezu Pilato yakiriye urubanza rwo gupfa azi neza ko nta kintu wigeze ukora, hanyuma akakugabiza rubanda rwasabijwe n'abanzi bawe, Yezu wazahajwe n'ububabare ariko bakarenga bakagukorera umusaraba batinze bari bagiye kurindaho Yezu wakijije umugiranabi mwari mubambanywe agusabye kumwibuka mu ngoma yawe, Yezu wumviye so kugeza gupfa ukamwiragiza hanyuma ugashyira roho yawe mu maboko ye, Yezu wubitse umutwe ugaca umaze kutwirangurizaho urukundo rwawe, Yezu wadupfiriye twese ukadukingurira umutima wawe ubwo bawutikuye icumu maze ukadusesekazaho impuhwe zawe ubuziraherezo, Ntama y'Imana ukiza abantu ibyaha, Ntama y'Imana ukiza abantu ibyaha, Ntama y'Imana ukiza abantu ibyaha, dusabe. Nyagasani Yezu Kristo waducunguje amaraso yawe matagatifu ku musaraba kubw'urukundo ruhebuje wadukunze, duhe kurongera mu bubabare bw'urupfu n'urupfu byawe ingabire dukeneye ndetse no mu masengesho n'ububabare byashinguye umubyeyi wawe mutagatifu igihe yari munsi y'umusaraba,
agafatanya nawe kuducungura wowe uriho ugategeka iteka ryose. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawigeze kumva twashije umwanya wongere agutakambira ngo urengere umusabire icyo gituma mwizera ndavuga namuganyira umugaragu n'umunyabyaha ngiye mukiza n'ibintu byo mubwira igihugu giteho. Bikira Mariya asama mu cyaha, uradusaba twese abaguhungiye Bikira Mariya asama mu cyaha, uradusaba twese abaguhungiye Bikira Mariya asama mu cyaha. uradusaba twese abaguhungiye Nyagasani Yesu nabane namwe, nawe kandi murane ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Singize Nyagasani, inzira y'umusaraba irahumuje, twerekeza mu kiliziya, ariko niba afite wenda akabazo akemura agakemure, hanyuma indi gahunda irakurikira turi mu ishapeli.
atube hafi adufashe uyu mwaka lituje twatangiye we kubaho nk'aho ibisanzwe tuwubemo kuko nyagasani yifuza ko tuzawubamo nk'uko mu gihe cya Advent tuba tugomba guhinduka tugategura amayira ya nyagasani tuyategure inzira za nyagasani tuzitegura tugerageza kwanga icyaha tugerageza guhinduka tugerageza kwishakamo imbaraga zo gukora ibikorwa by'urukundo tutabihata aho bikaba ubuzima bwacu tugerageza gukora igishimisha Imana. Amasomo y'uyu munsi araza kutwibutsa ko Imana yifuza guhindura ibintu bishya kandi ibyo ngibyo bizaba bishya tubigeze mu ruhare kuko nitwe tugomba kwakira icyo Imana iduha tukareka ibyacu twiziritseho. Nyagasani aratwoherereza abadufasha. Ivanjiri turumva yohereza Yohana akamuriza amateka y'isi. Turabanza dusobanurire ko Yohana yaje ku ngoma ya Kanaka twaraga n'Ayuna n'ibintu byabaye mu mateka, agatangira kwigisha avuga ko bagomba kwisubiraho bagomba gukora gushaka kw'Imana. Ntabwo ari amateka usanga tukagira umunsi dukeneye kugira gusa Nyagasani rero izo mbaraga zituma twemera kurekura tumwemerere yinjire mu buzima bwacu aduhindure duse uko kuza ko dusa. Ibyo ntabwo tubyisabira gusa, turabisabira n'abandi bakristo, turabisabira yewe n'abakristo, turabisabira isi yacu kugenda iteye imbere ariko igenda y'Imana umwanya mu buzima bwayo, mu migendekere yayo, mu mikurire yayo, ariko Imana igiye ku mwanya wa mbere. Turasabira igihugu cyacu, turasabira kiliziya yacu, dusabira by'umwihariko abasaserdoti bacu n'abemera Imana kugira ngo bagire izo mbaraga zo gukomeza kuba ibimenyetso bya Kristo muri iyi si, bityo n'abakristo barushaho kuba abakristo bafite ibikenewe byose kugira ngo bagaragaze ko bamwakiriye. Mu isengesho ryacu turasabira imiryango remezo, imiryango y'abakristo bagize umuryango remezo waragijwe muhire Amarita. Iyi miryango ifite ingorane zitandukanye muri ubu buzima turimo. Hari ababuze urubyaro, hari abafitanye amakimbirane ndetse n'ibindi bibazo binyuranye duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Turasabira abasore n'inkumi b'umuryango remezo, imiryango remezo y'abakristo yiragije kugira Amarita. Turasabira umwana witwa Inshuti Iradukunda Dira ufite uburwayi bukomeye, dusaba Nyagasani ngo agire impuhwe amukize. Turasabira abitabye Imana aribo Musabyimana Agripine, Nsekanabo Emmanuel, Sebagabo Jean Damascene, Havugimana Tarsise, Mukamusoni Glyceria, Senyumba Gratien, Munyeshyaka Jean Bercmasi, Nyirabazungu Marie Goretti, Nizeyimana Perpeti, Kanyamahugo Gregoire, Uwiyenabo Innocent, Nyiranzayirwa na Felicité, Ntamuguriro Boniface, Nkoranyi Jean, Nyirabanzi Cécile, Kantayana Marita, Ntibasirura Christiana, Nyirabashako Angelina, Mukandanga Marie Goretti, Anishakiye Felicien, Mukamunsi Musira, Uwayesu Veneranda, Uwimana Jean Marie Muzeyi, n'Abenina Mwinshi. Natwe kandi Nyabarongo twibagiwe wese umutima we turi Nyagasani. Abavandimwe mu byo twari ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cya Eucharistia dufite umutima usukuye. N'ibintu by'Imana ishobora byose Imana ishobora byose ntitubabare tugize ibyaha byacu maze twize mu gihugu w'iteka.
Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Baruki. Yeruzalemu, iyambura ikanzu yawe y'ububabare n'agahinda, ngaho wambara uburanga bw'ikuzo ry'Imana uzabuhorane, itera igishura cy'ubutungane wawe n'Imana, utamirize mu mutwe ikamba ry'ikuzo ry'Uhoraho, kuko Imana ishaka kugaragariza uburanga bwawe mu bihugu byose biri munsi y'ijuru, bityo ikazakwita iri zina ritazazimangana, ngo mahoro y'ubutabera na kuzo ry'ubusabanyiramana. Yeruzalemu, haguruka ujya ahirengeye, werekeza amaso mu burasirazuba, itegereza abana bawe bakoranyirijwe n'ijambo rya Nyir'ubutagatifu, kuva mu burengerazuba kugera mu burasirazuba, baje baririmba ko Imana yabibutse. Bari basohotse mu marembo yawe mu maguru, bashushubikanijwe n'abanzi, none Imana ibakugaruriye mu ikuzo nk'abahetswe mu ngobyi ya cyami. Koko rero Imana yiyemeje gusiza imisozi miremire kimwe n'utununga twahozeho kuva kera, imikokwe igasibwa kugira ngo bose haringanire, maze Israheli ikigendera ku mudendezo, imurikiwe n'ikuzo ry'Imana. Amashyamba n'ibiti byose bihumura neza, bizugamisha Israheli mu gicucu cyabyo kubw'itegeko ry'Imana, kuko yo ubwayo izayobora Israheli mu byishimo, ikayiganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo, ikarangwa n'imbabazi n'ubutungane bituruka nyine ku Mana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana
sinshidikanya rero ko Imana yabatangiyemo uwo murimo mwiza izanawukomeza kugeza ku munsi Yezu Kristo azaziraho. Koko ndabakunda n'umutima wanjye wose, uzi urukundo rwa Yezu Kristo, Imana ubwayo yitanzeho umugabo. Icyo mbasabira rero ni uko urukundo rwanyu rwakomeza kwiyongera mu bwenge no mu bumenyi bwose, kugira ngo mushobore guhitamo ibitunganye, bityo muzabe abaziranenge n'indahemuka kugera ku munsi wa Kristo, maze muzere imbuto z'ubutungane zituruka kuri Kristo zigahesha Imana ikuzo n'ishimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Igihe Ponsiyo Pilato yatwaraga Yudeya, Herode nawe atwara Galileya, murumuna we Filipo atwara igihugu cya Itureya n'icya Tirakoniti, na Lizaniya atwara Abilene, Ana na Kayifa ari abaherezabitambo bakuru. Ijambo ry'Imana ribwirwa Yohani mwene Zakariya ari mu butayu. Aherako agenda akarere kose ka Yorodani, yigisha ko abantu bagomba kwisubiraho bakabatizwa kugira ngo bagirirwe imbabazi z'ibyaha byabo, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'ibyavuzwe na Izayi umuhanuzi ngo, n'ijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati, nimutegure inzira ya Nyagasani, nimuringanize aho azanyura, imanga yose yuzuzwe, umusozi wose n'akanunga bisizwe, ahantu hagoramye hagororwe, n'inzira z'urubuye zitungane, maze umuntu wese azabona umukiro uturutse ku Mana. Iyo ni Evanjiri ntagatifu. Nimutegure inzira ya Nyagasani, muringanize aho azanyura, maze umuntu wese azabona umukiro uturutse ku Mana. Ayo ni amagambo dusanga mu Ivanjiri ya Luka, umutwe wa 3, umurongo wa 4 n'uwa 6. Luka aratwibutsa ibyo umuhanuzi Izayi nawe yanditse mbere cyane, imyaka myinshi mbere y'uko ibyo Luka yasubiragamo byuzuzwa, kuko Izayi yanditse ibi ngibi avuga ibizaba igihe Yezu Kristo azaba yageze ku isi, asaba abantu ko bagomba hari igihe kizagera bagatunganya inzira y'Imana, aho Imana ikeneye kuza gutura mu mitima yacu. Ntabwo ari imisozi wenda nk'uyu nguyu twahereye mu gitondo tuzamuka ikeneye gusizwa, oya, imisozi igoye ni imitima yacu. Imitima yacu rimwe na rimwe hazamo byinshi bituma Imana ijya ku ruhande, ntihabone umwanya. Nyagasani arakeneye kubona inzira mu mutima wanjye, inzira mu mutima wawe, akeneye kuhabona ingoro ye ihubatswe. Ibyo rero bisaba ko tureba iki na kiriya bibangamira Imana kugira ngo Imana yinjire mu mutima wacu. Ikintu cya mbere tugomba kwigizayo ni icyaha. Icyaha ni wuzuye, aho dusabwa gukunda Imana n'umutima wacu wose,
n'amagara yacu yose n'ubwenge bwacu bwose, hanyuma tugakunda mugenzi wacu natwe ubwacu. Ibyo ngibyo Yezu yabanje kutwereka mu buzima bwe uko bishoboka. Mu bwikunde bwacu dushobora guhohotera umuntu uwo ari we wese ushatse kubangamira inyungu zacu, ariko mu kwibuka ko Yezu adusobanurira itegeko ry'urukundo, tubona ko dushobora wa mugani gutanga igishura cyacu no gutanga ikanzu yacu. Nibwo Yezu avuka i Betelehemu hose bari babuye umwanya nyina Mariya na Yosefu, aho bageze bati nta mwanya uhari, nta mwanya uhari, nta mwanya uhari. Umwanya wabonetse mu kiraro cy'amatungo. Hari hagiye kuvuka nde? Umuremyi w'ijuru n'isi. Hari hagiye kuvuka umwami w'abami bose bashobora kubaho. Hari hagiye kuvukaho uwo ibiremwa byose bikesha kubaho. Iyo aza kuba nkanjye, iyo aza kuba nkawe, yari kwihorera avuga ati kuki nza ngakomanga ukanga kunyindurira kandi byose utari njye nabiguhaye. Ariko yatwereka umuhanuzi Baruki atwereka ko Imana yifuza ko umuryango wayo uhindura amateka. Uhindura uretse ko amateka adashobora guhindura, amateka ni nawe ari amateka. Uhindura uburyo bwo kubaho kuva muntu yaremwa akiyamura ubwiza bwe, yatangiye kubaho abangamiwe n'ikibi, kuko icyo kibi ariwe wakihitiyemo. Aho yabwira ngo uzarya umugati wawe wishakuye, uwo mugati kugira ngo uboneke ubabare ni ngombwa. Aho yabwiye ngo uzabyara mu marira ubanje kubabara, ibyo ngibyo nyine ni ngombwa ko bibaho kugira ngo dukomeze gukora ubutumwa Imana yaduhaye kuri iyi si. Ariko by'umwihariko kubona umuntu ahura n'Imana agahunga, kuko mbere yo gukora icyaha ibintu byose byari bizima, ariko nyuma yo gukora icyaha umuntu yumvaga ijwi ry'Imana agahunga. N'uyu munsi biracyari kugira ngo twongere dusubirane ya mahoro n'inyagasani bwe uzabidufashamo, adusaba kandi atwereka ko dushobora kwakira imibabaro yacu kugira ngo muri iyo mibabaro yacu tubashe kumutabaza, kuko iyo dushatse gushyira imbaraga zacu ngo tuyishyire ku ruhande ntibigomba. Ariko iyo tumuhamagaye araza akabidukunda, akabidushoboza. Umuhanuzi Baruki rero aratubwira ibyo Imana yabwiye umuryango wayo ati Yerusalemu, iyambura ikanzu yawe y'ububabare n'agahinda, ngahambara uburanga bw'ikuzo ry'Imana uzabukorane, itera igishura cy'ubutungane uhawe n'Imana, utamirize mu mutwe ikamba ry'ikuzo ry'Uhoraho, kuko Imana ishaka kugaragariza. N'uyu munsi nicyo dusaba ko tumwemereye za ngorane zose dufite z'ubuzima bwacu, nyagasani yaza akazishyira ku ruhande. Icyo ngomba kubanza kureba ni ibinturukaho. Niba nabuze amahoro, icyo amahoro nayabuze, ni uruhe ruhare mfite mu kubura amahoro kwanjye? Niba nabuze iki na kiriya, niba mfite icyaha runaka naguyemo, uruhare mfite mu buhe? Kuko ntabwo icyaha gishobora kuza mu kinyemekeho. Shitani ntabwo ishobora kuza ngo imbwire ngo ngiye gukora iki, kugira ngo kibe icyaha nk'uko Imana yemereye ko cya kintu kwinjiramo. Inyereka ko iki ari cyiza, ariko nk'uko Umufaransa yabivuze, ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu. Ngomba kubanza nkicara nkatuza, nkibaza niba nshaka kuganira bihuje n'icyo Imana imyifuza, hanyuma nabona biri binyuranye nabyo nkajya ku ruhande. Nicyo Yezu atubereyeho mutagatifu, kugira ngo atuburanire, atuvuganire, atubere umuvugizi. Ibyo abikora igihe cyose twemeye ko atura imitima yacu. Imana iza mu mateka yacu, ntabwo izitunguranye, idusanga aho turi uko turi, hanyuma tukayemerera ibintu bigahinduka. Kuko ibyaha byacu zigirwa kenshi mu isakaramentu rya penitensiya. Izo mbabazi z'Imana tuzakira kenshi mu masengesho tuvuga buri munsi, dusabira Nyagasani ngo tutize imbaraga. Izo mbabazi z'Imana tuzironka buri munsi igihe twemera Nyagasani kuza kudufasha. Izo mbabazi iki gihe zasabwaga ni ukugira ngo igihe Yezu aziye abantu bazabashe kumwumva, kuko tuzi neza ko abari banangiye umutima ntabwo bigeze bamenya Yezu. Ica muri twe ikibi, ikica muri twe icyaha, hanyuma ikabona ikuzo mu mutima wacu. Biriya twumvise Baruki atubwira ngo Imana igiye guhindura ibintu bishya, ahubwo ikabihindura mu mitima yacu, ikaba ari ihabwa intebe ya mbere mu mutima wacu, ikaba ari ihabwa ikuzo mu mutima wacu. Pawulo we hari ikindi yatwongereyeho, gusabirana. Ati bavandimwe, buri gihe mbasabira mwese nishimye,
kubera uruhare mwagize mu kwamamaza inkuru nziza kuva mu munsi wa mbere kugeza ubu. Ya nkuru nziza twumva buri munsi igomba kugaragarira mu buzima bwacu. Arabwira kandi akatwibutsa itegeko ry'urukundo, ati koko ndabakunda n'umutima wanjye wose wuzuye urukundo rwa Kristo. Ntabwo ari rwa muri rwacu rwo kwikunda mu muntu, rwo kwikunda mu kintu, nkunda byeri, nkunda amazi, nkunda akazuba, ibyo ngibyo twe tuba twikunze. Gukunda abantu mu rukundo rwa Kristo, gukunda umuntu kuko ari umuntu, gukunda umuntu kuko ari ishusho y'Imana, gukunda umuntu kuko Imana yamwambitse mu mwuka wayo, waba umuzi waba utamuzi ukamufashiriza icyo ubigirira Imana iri muri we. Pawulo ati Imana yitanzeho umugabo. Ese njyewe nawe twirebye dusanga dukunda abandi ku buryo twavuga ko Imana irabizi neza ko bimeze? Uyu munsi dusaba iyo ngabire y'uko urukundo rwacu rwakwiyongera. Pawulo ati icyo mbasabira rero ni uko urukundo rwanyu rwakomeza kwiyongera mu bwenge no mu bumenyi bwose, kugira ngo mushobore guhitamo ibitunganye. Abajya bavuga gutyo bitewe n'uko tugaragara mu kiliziya nk'abasenga, ariko twaba turi hanze tukaba turusha na Shitani ubugizi bwa nabi. No gusaba Nyagasani agaturana ikintu nk'icyo, tukaba abakristo ntitwitwe abakristo, ahubwo tukababo, tukirinda kugira izina rya Kristo turyandurisha ibikorwa byacu bitari byiza. Mu ntege nkeya zacu ibyo tutakwishoboza, dusaba umubyeyi Bikira Mariya abidufashe. Ijambo ry'Imana twumvise turiho umwanya wacu, twemere Nyagasani aduhindure duse uko abishaka. Ibisobanuro tumureke ari uzatwisobanurira. Umubyeyi Bikira Mariya yagize ati ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Uko bizagenda ntabwo yigeze abibaza, uko byagiye bigenda bigeze yitera hejuru. Icyo yakoraga ni ukwakira gushaka kw'Imana. Nanjye nawe tumwegere kwakira Imana no gushaka kwayo buri munsi kurushaho. Ndakuramutsa Mariya, wishimye mu Mwana w'Imana, uhebuje muri Yesu umugisha, uzinze umwana wawe asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uragize isabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen.
abepiskopi n'abashinzwe imirimo muri kiliziya yo mu Rwanda. Baharanire kwita ku mirimo bashinzwe, bashishikarire gufasha abakirisitu kwitegura kwakira amaza ya Nyagasani, babatoze guharanira amahoro, kumenya gusenga, kugira ukwemera, ukwizera n'urukundo, byose bayobowe na Roho Mutagatifu. Tubisabe Imana. Nyagasani akomeze abafashe gutera imbere mu mibereho ya buri munsi no gufata urugero ku muhirano wa Rita mu gusigasira ubusugi n'ubumanzi. Tubisabe Imana. kugira ngo Nyagasani arebane impuhwe abibarutse abana bamugisha, agirire impuhwe abatarabona urubyaro, afashe abagishoza ku bihamagaro kandi ahumurize abihebye kubera ingorane z'ubuzima, barusheho kwakirana ukwemera ugushaka kwa nyir'ibiremwa. Tubisabe Imana. maze bategurire inzira kugira ngo bagane umukiro wabaronkeye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu.
maze aho ibikorwa byacu bwite bitihagije uhadutabare kugira impuhwe zawe kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Igihe aje ubwa mbere yoroheje muri kamere muntu yemeye kugiriye yujuje atyo wa mugambi wa kera na kare wo kuzatwoherereza umucunguzi, maze atuvugururira inzira y'umukiro w'iteka, kugira ngo igihe azaza ubwa kabiri yisesuye b'ikuzo, noneho tuzagororerwe ku mugaragaro ibyiza twasezeranyijwe, tukaba tubitegereje tutarambirwa. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'imitwe kandi yose y'ingabo zo mu ijuru, tukaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwema tuti: usakaze wawe kuri aya maturo maze yatagatifuze kugira ngo ahinduke tubere umubiri n'amaraso Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Gereye kuzura no ku bushake bwe ifashe umugati arashimira aromanyura no kohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mujyeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nuko yari amaze kubigenza arangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezeranyije kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora urwibutso rwanjye.
turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira n'amaraso bya kristo roho mutagatifu atuhuze twunge ubumwe. Nyagasani icyo kiliziya yawe yogeye ku isi hose maze wihego ijya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu francisco n'umwepiskopi wacu muri kambanda n'abaturiwe mu maritari bose. Nyagasani icyo kandi abayoboke bawe bishakiye gushyira mu rwego rw'ubudiyakoni ubupadiri n'ubwepiskopi girimo bakomezemo ingabire zawe kugira ngo umutagatifu abashinze bazabashe kurangiza bafashijwemo imbaraga zawe. Nyagasani wibuke abayoboke bawe Musabwamana Bine Sekanabo Emmanuel Sebagabo Damascene Havugimana Tarisisi Mukamusoni Seria Nsengiyumva Kasiyani Munyeshyaka Ivanire Kimasi Nyirabazungu Maria Gorete Nizeyimana Perpetua Kanyamugo Giregwari Nkuranye Huye nabo Imisene Nyiranza y'u Rwanda Felicite Ntamakuriro Bonifasi Nkuranyi Yohani Nyirabanzi Cecile Kampayana Marita Niba Baserura Christiana Nyirarushako Angelina Mukandanga Maria Gorete Ahishakiye Feliciane Mukankusi Sira Uwayezu Veneranda Uw'impano Yohane Maria Muzeyi Beninka Emili abose bamagaye bavana kuri iyi si maze ubunze umwe n'umwana wawe umeze nk'urwe we no kumushushanya mu isuka rye. Burya kandi abazositira mu purgatori ababyeyi inshuti abamenyi abagira neza abihaye Imana abasaseridoti n'abarimu bacu bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuse mutimpuwe maze ubakirire mu bintu muturukaho hamwe n'abo twagutuye bose n'ibyifuzo twagutuye byose by'umwihariko imiryango yo mu miryango remezo y'abakristu yirageje umwirano wa leta ifite ingorane zitandukanye z'ubuzima harimo ababuze urubyaro abafitanye amakimbirane n'ibindi bibazo bitandukanye uzi kuturushaho abasore n'inkumi bo mu miryango remezo y'abakristu yirageje umwirano wa leta umwana witwa Ngirinshuti Iradukunda Dylan ufite uburwayi bukomeye. Aba bose n'ibi byose tukweretse turakwinginze ngo natwe tugirire impuhwe maze tubashe kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe n'abicaro na mutagatifu umubyeyi muhire w'Imana neza ku mutagatifu umugabo we n'intumwa zawe ntagatifu abatagatifu twizihiza none bazi n'abacu batagatifu n'abatagatifu bose bakometswe byagiye bisimburana nuko hamwe n'abo tuzagusingiza tukurata kubwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukayaga hamwe nawe ukaberwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nyagasani turakwinjiza tugize ibyago byose bibe turi musakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengereze tugize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ameza mu mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo ubwami ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yezu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigira mubahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe yiha amahoro kandi wumve muntu ubaho ugategeka iteka ryose. Ugire iteka amahoro ya Nyagasani wifurizanya amahoro. Dore ntama w'Imana dukurikiza ibyaha by'abantu. Umubiri n'amaraso bya Kristo tubeshe bisa tugeze mu gihugu cy'iteka.
nyagasani mana yacu niwo amaze kudufungurira umugati utanga ubugingo, turagusaba tukwinginga buri sangira ry'ukarisitiya ritwigishirizemo kumenya neza agaciro k'iby'isi no kudahwema kwibanda ku by'ijuru bwa kristo umwami wacu. Twe twicaye gato. muri make umuhirano wa leta umunsi we tuwizihiza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. muri uyu mwaka rero wabaye umunsi w'imigezi, ubundi twarera tuwizihiza ku buryo twisanzuye ariko kubera ibihe ntabwo byadushobokeye, ariko Imana ishimwe cyane kuko uyu mwanya twawuteguye nibura tukabona umwiherero wacu tuza dukora inzira y'umusaraba kandi bikaba byagenze neza. Harimo abantu babigeneye ndajya padiri mukanya biduherutisha, ni abantu kuva muri mwaka 2020 kugeza uyu munsi batubera urugero. Nakomeza dusaba Imana ibarinde ibyo bidufasha tutanagifuza. Murakoze cyane. Yoboke, amashusho, ibitabo, imidari, impeta, amashapure, imisaraba, maze mu gihe babikoresha babyambaye babireba babyifashisha basenga barusheho gusa Yesu Kristo umwami wacu. Twavuze ko mu rwego rwa motivasiyo kugira ngo n'abandi bijye bibatera imbaraga n'ishyaka ryo gukora kiliziya binyuze mu muryango remezo. Twongeye kunyuzamo amaso mu bikorwa twagiye dukora ari mu buryo bwa liturujia, mu buryo bwo gushyigikira umuryango remezo kugira ngo ukomeze ugire imbaraga, ndetse aho umuntu yabigize iki. Twasanze umugabo Marite Kabera rwose yarakoze, tutirengagije akazi agira, gahunda z'umuryango agira, ariko yagize ubwitange turagira ngo igire imbere. Twamugeneye igitabo cyitwa Urugo ruhimbaza Imana, ingendo y'abagize umuryango wo guhimbaza Imana mu buzima bwa muntu kuva asamwe kugeza apfuye. N'aka gatabo turakaba kuko usanga bafite inshingano ya Caritas y'umuryango remezo, akajya ibikorwa byo gushyigikira umuryango remezo kugira ngo ubashe nibo bantu kugeza ubu babashije kurangiza ikijyanye n'umusanzu w'umuryango remezo ari 2020-2021, hiyongeraho n'ibyo bikorwa bindi atugaragariza. Nabyo twabitekerejeho rero. Imana ibahe kandi abasesekaseho umwe maze uhoraho abiteho kandi abaha amahoro. Amahoro ya Kristo nasakare mu mitima yanyu, ijambo rya Kristo ribaturemo, ibyo mukoze ntabane namwe. Ushobora byose namugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro ya Kristo. Mugire umunsi mwiza.
Thank you.